Bavandimwe Kristo Yezu akuzwe. Jye ubaganiriza nitwa Jerome Ishema. Muri aka kanya tugiye kuganira ku butumwa bwa Bikira Mariya mu kwezi kwa karindwi 1983. Ni ubutumwa bwanyujijwe kuri mama Natalia Mukamazimpaka kuko ari bwo buboneka. Dusenge mbere yo gutangira. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mu kwezi kwa karindwi muri 1983, 1983 hagaragara itariki imwe gusa. Ubutumwa buhatangwa ni burebure. Tugiye rero kubanza tubusome, hanyuma tubone kugira icyo tubuvugaho. Mbere ya byose tuributsa ko ubu butumwa ari ubwanyujijwe kuri mama Natalia Mukamazimpaka kuko ari bwo buboneka mu buryo bwuzuye. Igihe tuzabasha kugira ubwo twegeranya bw'abandi babonekewe, nabwo tuzabwegeranya. Ubutumwa dusoma bwatanzwe ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi 1983. Tubwumve. Muri yuhagira, nabazaga niba mushaka penetensiya. Murabyutse, nabazaga niba mushaka kuva mu by'isi bibazitira bikaba bituma mutadukurikira neza. Murakanuye, nabazaga niba muri maso kuko haba ibintu byinshi ntimubibone. Kuki muhora murambirije ku bitangaza? Mubona iby'isi bitabasiga, kuki mubyihambiraho? Hari n'umwe muri iyi si uhora yishimye? Kuki mutemerana urukundo imibabaro yanyu? Natwe mbere yuko tugera mu ijuru twahetse umusaraba. Ubwo muzi ibyiza biri mu mibabaro? Ntabwo nazanywe n'ubusa. Ubutumwa ni ubwa bose. Iyo imvura iguye se ntigwa kuri bose? Umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro. Nta na rimwe ngomba kubagirira ibyo mungirira kuko mwashira. Nimwiyoroshye kandi mwicishe bugufi nk'uko mbigira imbere ya Yesu. Nimwirinde uburyarya, nimwirinde uburyarya, nimwirinde uburyarya. Ngubwo ubutumwa bwa nyina wa Jambo bwanyujwe kuri Natalia ku itariki 4 z'ukwa karindwi 1983. Harimo ibintu byinshi ariko turagaruka ku ngingo zigera kuri 3. Iya mbere ni ibikorwa bidusaba kugira ubukanguke bwuzuye. Ubukanguke bwuzuye ni ibibazo bitatu rero tugarukaho Bikira Mariya yabajije. Turagaruka kandi
ku kibazo cyo kwishima mu mibabaro, hanyuma dusozereze ku kibazo kijyanye n'uburyarya, kuko Bikira Mariya yagisubiyemo inshuro 3 zose. Ku byerekeye ubukanguke rero, hari ibibazo yari yarabajije mu kwezi kwa gatandatu icyo gihe muri 1983, ariko ntiyagira icyo abivugaho. Yari yabajije ati: murakanuye, murabyutse, muriyuhagira. Bikaza bigendanye n'ibindi bibazo yari yabajije ngo: murarambirwa, 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 murashidikanya, murashidikanya, murashidikanya. Ibyo bibazo rero, murakanuye, murabyutse, muriyuhagira, byo Bikira Mariya yashatse kubivugaho. Yahereye kuri iki ngo muriyuhagira, arangije avuga murabyutse, hanyuma murakanuye, aba ari cyo aheruka. Ubwo rero uko yari yabibajije ubushize, bigaragara ko kuba ukanuye bisaba kuba wabyutse, kandi kugira ngo ubyuke bisaba kuba wiyuhagiye. Niyo mpamvu rero uyu munsi yahereye ku kwiyuhagira. Muriyuhagira, nabazaga niba mushaka penetensiya. Umuntu rero ushaka kugira ubukanguke, ushaka kuba maso muri iyi si, nabanza amenye ibyaha bye, yiyuhagire. Umuntu ushaka kugira ubukanguke, nabanze yicuze kandi yihane. Muriyuhagiye, nabazaga niba mushaka penetensiya. Noneho niba twihannye, twicuje kandi twihannye, dusabe penetensiya, kuko penetensiya idutandukanya n'ibyaha byacu, tukaba abantu noneho bafite ubumwe n'Imana. Umuntu rero waretse ibyaha akinjira mu nzira yo kwihana, dore ko kwihana ari urugendo, uwo nguwo noneho niwe usubiza n'iki kibazo. Murabyutse, nabazaga niba mushaka kuva mu by'isi bibazitira, bikaba bituma mutadukurikira neza. Nihannye, nsaba penetensiya, nta nubwo ngomba kuyisaba rimwe, ariko muri urwo rugendo ndasaba kugerageza kuva mu by'isi binzitira. Hari ibyemezo ngomba kugenda mfata. Noneho murakanuye, umuntu uri mu bumwe n'Imana, umuntu ugenda arushaho kwiyunga n'Imana akajya ahabwa penetensiya, umuntu ugenda akora urugendo rwo kwitandukanya n'iby'isi bimuzitira, uwo nguwo noneho arakanguka, akaba maso. Murakanuye, nabazaga niba muri maso. Kuba maso ni ikintu Yezu akomeyeho kigaruka cyane mu Ivanjiri. Niba turi maso rero, hari ibintu tuzabona abandi batabona, hari ibintu tuzabona tubisobanukirwe abatari muri urwo rugendo batabona. Ntabwo ibintu biba kuri kiliziya cyangwa biba mu isi twavuga ko tutabibona, kandi ntibivuga ko nta byemezo icyo gihe tugomba gufata. Nubwo twese tudashinzwe gutangaza ibyo byemezo twafashe, ariko umuntu wese wakanuye uri maso hari ibyemezo afata ku bibera mu isi, ku bibera muri kiliziya muri iki gihe.
nyuma y'ibyo noneho ingingo ya kabiri twavuze ko dushaka kuvugaho ni uburyo Bikira Mariya agarutse ku bubabare. Mu by'ukuri byonyine urugendo rwo kuva ku by'isi twabonye Bikira Mariya tubwira ntabwo rworoshye, ruzamo imibabaro, ariko iyo ngiyo ni ijyanye no kwibabaza. Ariko hari imibabaro ituruka hanze yacu Bikira Mariya ashaka ko tumenya kwakira. Ubwo rero yabajije ati hari n'umwe muri iyi si uhora yishimye? Kuki mutemerana urukundo imibabaro yanyu? Bikira Mariya ashaka ko imibabaro duhura nayo tuyibona ukundi. Imibabaro duhura nayo tumenye uko tuyakira, tukagira n'icyo tuyikoresha, tukayitura kugira ngo abandi bakire. Abagiye kugwa mu rwobo ntibarugwemo, n'abamaze kurugwamo bakaruvamo. Bikira Mariya kandi ahita avuga ko urugero nta rundi niwe n'umwana we Yezu Kristo. Natwe mbere y'uko tugera mu ijuru twahetse umusaraba. Hanyuma akabaza iki kibazo: ubwo muzi ibyiza biri mu mibabaro? Rero Bikira Mariya aradutegurira kumenya kwakira imibabaro. Ni ingingo ikomeye ku buryo ahise yongeraho ijambo ngo ntabwo nazanywe n'ubusa. Ubutumwa ni ubwa bose. Umukristo wese hari indi ntera asabwa kujyamo y'ubukure, y'ubukanguke n'ubukure. Hari intera kubera ko isi imeze nabi, kubera ko kiliziya hari ibihe irimo, hari ubukure umukristo asabwa kugira. Umwana wa Mariya rero ntatana n'imibabaro, ariko noneho turasabwa kuyibamo twishimye, twumva agaciro kayo. Tuzayiha agaciro ubwacu tugira icyo tuyikoresha. Ntabwo nshobora kwiyambura imibabaro, ariko nshobora kwirinda guheranwa nayo ngira icyo nyikoresha, nyitura kugira ngo abandi bakire, kugira ngo isi ive mu rwobo yaguyemo, kugira ngo kiliziya ive mu byago yaguyemo, kugira ngo abakristo benshi bari mu rwobo baruvemo, kugira ngo abenda kurugwamo baruvemo. Hanyuma rero muri ibyo byose Bikira Mariya ntashaka ko tuba indyarya. Kuba indyarya yabyanze, niyo mpamvu yavuze inshuro eshatu ngo nimwirinde uburyarya, nimwirinde uburyarya, nimwirinde uburyarya. Za nshingano zose turi guhabwa ntabwo tujya kubyigisha abandi tutihereyeho, nitwihereho duhinduke. Uburyarya ni icyago gikomeye. Bikira Mariya ageraho akavuga ngo bibamariye iki kugaragaza ko uri umukristo kandi Imana itabikubonaho? Kuko rero jyewe iyo ndi indyarya njya kugaragariza abantu ko njye ndi umukristo ndetse ukomeye, ndetse ufite ijambo runaka aho ntuye kubera imirimo nkora muri kiliziya, cyangwa se kubera umuryango w'abihaye Imana ndimo, cyangwa se kubera urwego rw'ubushumba ndimo. Ariko Bikira Mariya akakubwira ngo, akambwira ngo bimariye iki kuba nabigaragariza abantu ariko Imana itabimbonaho? Bikumariye iki kugaragaza ko uri umukristo ubone mu maso y'abantu ariko Imana itabikubonaho, utari mu muryango w'abana b'Imana rwose? Kandi ni ibintu bikomeye cyane, kuko nyina wa Jambo yaratubwiye ngo ibitari kumwe nawe bizigaragaza, n'ibiri kumwe nawe bizigaragaza. Twabisomaga mu kwezi gushize kwa gatandatu. Ubwo rero kuba wagaragariza abantu kuri kumwe na nyina wa Jambo, umunsi umwe akazakubwira ngo sinkuzi, ba bantu bose bagaragariza ko uri umukristo ukomeye bakabona
ntabwo ubarwa mube, akanakubwira ngo ntakuzi, ni ikintu kizaba kibabaje cyane. Narimo nshaka iri jambo Bikira Mariya yavuze ku byerekeye uburyarya, ryavuze kuri 3/12/1983, kwerekana ko uri umukristu kandi Imana itabikubonaho bibamariye iki? Nimurwanye shitani n'ibyayo byose. Ibyo rero byari biturutse kuri rya sengesho, kuri rya tegeko rya mbere ry'Imana ngo urajye ukunda Imana yonyine aba ariyo ukunda gusa. Aho Bikira Mariya navuze ngo kuki mubandwa, kuki muraguza, kuki muterekera. Bikira Mariya agahita avuga ngo nta wundi watsinda ibi byose atari Imana yawe n'umubyeyi we. Nimwirinde inzira ebyiri ziravuna kandi ntaho zabageza. Haranditse ngo urajya usenga Imana imwe gusa kandi uzaba ariyo ukunda gusa. Gufatanya inzira y'Imana na shitani ukazinyuramo zose urumva ari byo? Hitamo imwe ariyo inzira y'Imana. Kwerekana ko uri umukristu kandi Imana itabikubonaho bibamariye iki? Nimurwanye shitani n'ibyayo byose. Aho rero bavandimwe, twumve icyo Bikira Mariya ashaka kutubwira ku by'uburyarya. Niba dushaka kugira bwa bukanguke bujyanye n'iki gihe turimo, kugira ngo tubashe kugendana na Bikira Mariya muri ubu butumwa bukomeye. Bikira Mariya azi Kibeho yaraje kugira ngo abakristu bajye ku rundi rwego, bafashe isi yose, bave ku rwego rw'ubutesi n'umudabagiro, bamenye yuko bafite umurimo ukomeye wo kuba bahagarika ibyago biri ku isi. Bisaba rero ko umukristu yitegura kwakira imibabaro ikomeye. Kristu Yezu akuzwe bavandimwe iteka ryose. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.